ntago nigisha umuryango kuko ndi expert, ariko nkunda umuryango kuko nabonye ko Imana ibijemo nukuri habaho impinduka kandi zigitangaza. Haleluya. Nubatse urugo ndi umupagani ntakijijwe, n'umugabo wanjye adakijijwe, twese turi indushyi z'ibyisi ariko zitazi ko zirushye. Murabizi ari umuntu aruha ariko atazi ko arushye, kuko iby'ubuzima busanzwe byasaga nkaho ntacyo bibaye, bisa nkaho biduhiriye. Twari dufite background zitandukanye, nubwo nsa n'abantu b'Ikarangazi ariko mvuka Nyamirambo. Urumva ibyo bintu birahabanye ukuntu. Hanyuma umugabo wanjye ushaka gusanga afite na bene wabo hano, nuko nyine namwe murabyumva. Hanyuma duhuza, hahurira mu rugo abantu babiri b'abapagani bafite background zitandukanye burundu, bafite amateka atandukanye, bakomoka mu muco utandukanye. Nawe tekereza umwana w'Inyamirambo n'undi musore wakuriye agiye hitwaga Toro, Gahunge, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma bagahura bakagerekaho ubupagani no kuba batazi Imana, bakagerekaho kuba bombi basa nkaho bireze barabaye nk'imfubyi kare, ubuzima bushaririye bwa bundi uba warabaye ikigenge. Buriya kugira papa na mama, kugira ababyeyi, kugira umuryango, kugira abaso wanyu hafi, kugira abanyagosenge hafi, niyo udakijijwe hari ukuntu biguha umurongo nturengerane. Niyo mpamvu ukuntu imiryango yashakaganaga kera barambagizaga nyine mu wundi muryango, kandi koko bikabahira kuko waba gufite gihana. Igihe kimwe naganiraga na couple imwe, umwana w'umukobwa arambwira ati ikintu kimbabaza nuko ntagiraho ndega umugabo wanjye. Ntabwo ibyo bintu tuzi ko ari ikibazo, ariko ni ikibazo. Uzi gushaka gusanga nta se wabagira, ugasanga nta nyirasenge, ugasanga nta muntu mukuru yubaha agira wamuregaho, ugasanga abo bagendana bose nabo bita abajama. Muri make ni urungano kandi basangira kandi badatinyana. Muri make kuburaho urega umuntu ni bibi. Hanyuma rero dushakana dutyo ariko tumeze gutyo, dusa nk'abantu bireze gutyo. Boroba nkagenda nubwo mbere numvise ko umugore burya agira icyo ashinzwe mu rugo. Ngaho nyumvira nawe uwo mukobwa washatswe. Ese burya umugore agira icyo ashingwa? Ese burya hari ibintu bimureba? Ese burya genda niga ngayo nguko kubw'imbabazi z'Imana. None imyaka 30 igiye kurusangamo kubw'imbabazi z'Imana. Iyo Yesu atazi nkora mbitekereze, umuriro waratse waragurumanye, nimba twari gutwikana, nimba twari kugira gute, ariko iyo Yesu atazi. Yesu rero ni mwiza. Yesu ni mwiza. Impinduka z'ubumana zikorerwa muri twebwe zanteye gukunda iby'Imana ikora, kandi zintera gukunda iby'Imana ikunda, harimo n'imiryango. Iyo umuntu yimitse Imana mu mutima we, urugo rurakunda rwose, Imana ikabizamo. Biba byiza iyo babiri, umugore n'umugabo, bafatanyije urwo rugendo. Ikindi kintu cyanejeje hano nuko harimo abagore n'abagabo benshi. Nukuvuga ngo hari igihe ubundi tukora igiterane nk'iki ngiki, ariko asanga kimeze nk'igiterane cy'abagore. Basanga abagabo ntibahari, yego bafite imirimo myinshi, ariko ajya ugira ngo ni igiterane cy'abagore. Ariko ndashima Imana ko hano harimo abagore n'abagabo kandi bicaranye nabo bashakanye. Rero iyo bibaye umugisha, bombi bakaba bafite uko kwiyemeza mu mitima yabo ko umuryango wabaho, rwose biba amahire, bigahabwa Imana. Kandi biratangaje ku buryo uko kwiyemeza n'abadafite Kristo tuvuga, iyo bakugize nukuri barubaka, kandi bakubaka, bashobora kubaka harimo ibyiza n'ibindi bimeze ukuntu, ariko barubaka bagasazana bakarera abana babo neza, bakarinda abana babo ibikomere byo gutandukana. Rero nanone bigoranaho gatoya iyo umwe iby'umuryango ntacyo bimubwiye cyane, nakorekane kuva ko ari gatoya, bigoranaho kanini, bigoranaho gakomeye, ariko kandi biracyashoboka. Iyo umwe asa nkaho ntacyo bimubwiye, ariko hakaba umugisha umwe wenda mu mutima we Yesu agatahamo, yaba umugore yaba umugabo. Njya mbigereranya n'umuntu wagize ikibazo ku maguru, akaguru kamwe akagira ikibazo, ariko akagira akaguru kamwe. Ntimubabona se? Ntibagenda se? Ntibacuruza se? Bagenda bigoranye, ariko bagira gute? Baragenda kandi bakagerayo. Ushobora kumutanga niba ari urugendo rw'isaha ukagerayo, ariko nawe yaza mu masaha 2, yaza mu masaha 3, agira gute? Agerayo. Ibyo rero no gukomeza. Iyo wagize ibyago, mvuge gutya, ukaba ufite umugabo cyangwa umugore utubaha Imana, utitaye no ku muryango, ariko nawe wakaguru kamwe wagira gute? Wagerayo. Nimuhumure dukomerere mu mwami, hanyuma dusenga Imana, rwose birakunda. Nasanze iyo hari umuntu nk'ukomeye ku muryango, urugo rushobora kubaho pe, bigasenyuka iyo bombi babivuyemo. Iyo babirambiwe ruratakara pepe. Turaganira rero ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ni ibyonnyi by'urushako no kubitsinda, kubimenya
ni byinshi cyane nta wabimenya ngo abirangize, ariko turavugaho gake yuko Imana idushoboza kumenya ibyonnyi by'urushako no kubitsinda. Twese nkuko tubizi ibyonnyi ni ibintu biza kukona nyine, biza gutwara ibyiza byari bihari, none umusaruro wari witezwe ntugire gute, ntuboneke kuko byakwibye. Kandi ntago biza abantu bari maso bicunga umuntu arangaye cyangwa se asinziriye, bigatwara ibyiza byari byitezwe, hanyuma nyine umusaruro ntuboneke. Imana itugirire ubuntu. Ndifuza rero gutangira twibukiranya, nubwo ntekereza ko umushumba nawe yigeze kubivugaho, avuga nyine agaciro duhaye umuryango, icyo twita priorities order, icyongereza cyane giki, uko nkurikirana ibintu bifite agaciro mu mutima wanjye. Buriya twese tugira ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu, niko bimeze. Tugira rero urutonde, ikimeze nk'urutonde. Hari ibyo tugira ibya mbere, ibya kabiri, ntibisaba ngo tubitekerezeho cyangwa ngo tubyandike ku rupapuro, ariko bigaragazwa n'umwanya duha buri kintu. Burya umwanya uha buri kintu, rimwe na rimwe amafaranga ugitangaho, agaciro ugiha n'uburyo ukibumbatira, bizagaragaza ko kiri ku mwanya wa mbere w'ingenzi cyangwa se kiri ku wa nyuma. Ushobora kubwira umugore wawe cyangwa umugabo uti ni wowe muntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, ariko umwanya ushora mu kunezerwa kwe, mu mbaraga ushyira mu rugo rwawe, bizagaragaza niba ari mu by'ingenzi cyangwa se ari kuri liste ya nyuma. Murabyumva nshuti z'Imana? Rero uru rutonde rw'iby'ingenzi kuri twebwe nirwo ruzagena uko bigenda mu buzima bwacu. Niko bimeze. Abantu bamwe bitaye ku muryango, abandi umuryango ni nka adresse, ni ahantu umuntu abarizwa kandi akibwira ko ari ahantu ibintu byikora. Rwose twese tubiziranyeho ko nta kintu cyiza cyikora, ndetse isi irabitwereka. Mufite utegereze gato kakavura gatonyanga, hanyuma urebe nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa bibiri hamera mwiki. Urwiri, ibintu bidakenewe nibyo byita byimeza. N'urugo rero nuko rumeze, n'ubuzima bwacu bwa gikristo nuko bumeze. Nuvuga ngo ibyiza byose tuzabonana abantu bashaje banezerewe bameze neza, bazaba baragize gute, barabigizemo uruhare. Niba atabigiramo uruhare, hazaza ibitovu, hazaza amahwa. Niko ubuzima buteye. Imana itugirire neza. Niba rero umuryango wawe ari ingenzi, uzawubanira mu buryo butera kunezerwa. Kansubiremo. Niba umuryango wawe ari ingenzi kuri wowe, uzawubanira uburyo butera kunezerwa. Hanyuma niba ari ingenzi gahoro, ubwo mbese kuri liste ya priority, ya liste by'ingenzi, niba uvuye ku mwanya wa mbere ukamanukaho nko hagati, icyo gihe uzawubanira mu buryo butera kubaho wihanganye. Muri make bo mu rugo bazagira gute? Turimo turaganira, bazagira gute? Bazakwihanganira. Mwumvise abambere ko byari bimeze? Bizabatera kubaho banezerewe. Bazajya bavuga atarataha ryari, hazagaruka ryari ko tumukumbuye. Mbese kuhaba kwawe n'ubuzima bwawe bihateye umunezero n'akanyamuneza. Hanyuma rero umuryango utari uw'ingenzi, iyo utari uw'ingenzi, turimo turaganira nk'ikiganiro. Haleluya. Iyo ari mu by'ingenzi ujemo nko hagati, uzabatera kubaho bihanganye. Kandi abanyarwanda turabizi. Amen. Imana ibishimirwe ko nubwo kwihangana ari imbuto y'umwuka wera, ariko tugira no kwihangana kwa kiki, kwa kinyarwanda. Rwose tukabipfukirana, tukabitwikira, tukabisaziramo. Ariko nshuti y'Imana, niba uri muri Kristo Yesu, nukwiriye gutera umuryango wawe kubaho ugize gute, wihanganye. Mwisi hari ibintu byinshi bidusaba kwihangana. Iyo twabuze amafaranga bisaba ko twihangana, iyo twatinze kubyara bisaba ko twihangana, iyo twarwaye bisaba ko twihangana, iyo ibintu byatugoye bisaba ko twihangana. Nawe koko uhinduka impamvu yo gutera mugenzi wawe kugira gute, kwihangana. Kandi afite ibimwihanganisha n'ubundi nabyo byinshi, urumva ubudahemutse. Hanyuma kandi kaga rero, niba umuryango wawe uri mu byanyuma, mu rwego ya order ya priority, kwa kundi bitondekanye, aha mbere wari uw'ingenzi, nzawutera akanyamuneza. Aha kabiri wari uw'ingenzi gahoro, nzawutera kunyihanganira ko nyine birakihanganirwa nta kundi. Noneho aha gatatu, niba umuryango wanjye utari mu by'ingenzi, uri ku rutonde rwo hepfo, muri make nawitaho, uzawubanira mu buryo buwicisha agahinda. Ni ukuvuga ngo mu marira menshi. Abashumba murabizi, Yesu ashimwe cyane. Twavuze ngo mu mitima yacu twese, kandi birikora, hari ikintu kiba ari ingenzi mu mutima wanjye. Yesu ashimwe. Bimwe mu bintu by'ingenzi biri n'ahangaha ni iki?
eye ikintu cy'ingenzi muri we azagiha umwanya, azagitangaho ubutunzi bwe, azacyitaho, azakizirikana. Noneho ko turimo kuvuga ku miryango, umva uko ibintu biteye. Niba umuryango wawe ntibizabakanga, ushobora kuba uri umukristo ariko umuryango uri uvuga n'ubutumwa bwiza, ariko umuryango wawe uri nko kuri liste ya nyuma. Ariko niba umuryango wawe uri muri liste zibanza, niba umuryango wawe ari uw'ingenzi, uzawutera kubaho ufite akanyamuneza. Bazagukumbura, bazagutekerezaho, baryoherwe, kandi bitari iby'ikinyarwanda, bitari ibyo kwigisha, by'ukuri ko mu mutima. Muri make uzatera umuryango wawe kubaho ufite akanyamuneza. Niba umuryango wawe muri izo gahunda y'uko ibintu tubikurikiranya by'ingenzi, umuryango wawe uri mu byo hagati, mbese muri priority, uzawutera kubaho ugize gute? Wihanganye. Sibyo nshuti z'Imana? Bazihangana kuko nta kundi babigenza, bazagera kwihangana bahawe na Mwuka Wera, bagire no kwihangana kwa kinyarwanda. Hanyuma ikibabaje rero nshuti z'Imana, icya gatatu, niba umuryango wawe utaba mu by'ingenzi, uzawutera kwicwa n'iki? N'agahinda. Gusa kuko ari Abanyarwanda, akaba wenda n'Abakristo, ari abo muri New Life, bazababariramwe imbere bapfiremo. Ariko twebwe bari muri Kristo Yesu, ni ukuri dukwiriye kuba abantu batera uwo twashakanye kwicwa n'agahinda mu mutima. Akabura wenda habivugira kuko ari Umunyarwandakazi mwiza, bambwiye ko sinzi niba ari byo, ariko inahangaha ngo niyo nyine umugore wamuhaye mwinshi gutya, ngo murongera mukambara neza mukajya gusenga ku cyumweru nta kibazo. Biragatsindwa n'Uwiteka. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Muri wa mwanya muri buze kugira ikiganiro nibikunda, muze kuganira, umugore n'umugabo muze kubazanya, ubiganireho gatoya. Ubaza uti nkubereye uwuhe? Ukutera akanyamuneza, ukutera kwihangana. Bariya bandi reka tuvuge ko batari hano, sibyo ra? Ukutera kwicwa n'iki? Urumumirije. Kumumiriza murabyumva? Birimo ikinyabupfura, ariko wari umumirije kugira ngo abanyakarangazi batazaguseka. Imana itugirira ubuntu. Hanyuma rero mu byonnyi, nkunda kurondogora rero, Imana ifashe kugira ngo mbashe kuvuga ibyo mfite kuvuga. Ariko impamvu ndondogora mbagira ngo mbishimangire, kuko ibi bintu ni byiza kandi Imana ibibamo. Mucyo nise icyonnyi cya mbere, cyo nahaye umwanya wa mbere, ni ukubura, turimo turaganira nk'Abakristo, ni ukubura ubusabane bufite ubuzima n'Imana yawe. Muranyumva nshuti z'Imana? Icyonnyi cya mbere ni ukubura, nukabura umukristo ariko ukabura ubusabane bufite ubuzima n'Imana yawe. Mwibuke ko ubusabane bwiza bukomoka how we to responding ku rukundo rw'Imana. Ubusabane bwiza bukomoka uburyo nsubiza ku rukundo nakunzwe n'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana sitwe twayikunze mbere, niyo yadukunze mbere, ariko idusaba iki? Dutegerezaho iki? Ko rutanse wakunzwe agarurira Imana urukundo rwayo mu gikorwa cyitwa guki? Cyitwa kumvira. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Nta kindi Imana integerejeho kiruta ko ngira gute? Ko nyumvira. Kubura rero ubusabane bufite ubuzima n'Imana yawe nicyo cyonnyi cya mbere kizatuma umuryango Imana yakwifuzagaho utabasha kuwubona. Kubera iki? Ubuzima bwumvira niryo turo, nicyo gitambo gihebuje ibindi uzatura Imana. Haleluya. Haleluya. Ubuzima bwumvira Imana nicyo gitambo, niryo tsuro ry'igitangaza uzatura Imana, umutima w'Imana ukanyurwa. Amen. Kuva mu isezerano rya kera, iteka Imana yagiranaga igihango n'ubwoko bwayo n'abantu runaka, yabasabaga ko bazayumvira, ikababera Imana nabo bakayibera ubwoko. Isezerano ryari ukumvira. Muranyumva nshuti z'Imana? Impamvu rero iki kintu ari icy'ingenzi, nuko niwumvira Imana ukabaho ubusabane bufite ubuzima n'Imana yawe, nta kabuza umugore wawe atabigusabye, umugabo wawe atabigusabye, uzahinduka umuntu uhora wikosora muri wowe. Uzumva utamukunze bihagije, wifuze kumukunda bihagije, ntuzamuca inyuma. Kubera iki? Kuko wumvira Imana. Ataruko abakobwa beza b'ikimero bavutse, ataruko abasore beza bahari, oya, bazaba bahari, ariko kumvira Imana kuzakongerera igice kinini cyo kunezeza uwo mwashakanye. Haleluya. Imana itugirire neza. Icyo gihe nubwo wajya mu Bushinwa, sinzi ukajya mu bihugu bya kure ukamara imyaka, ukajya gushaka amafaranga Kampala ukamara imyaka, uzagaruka amahoro. Ariko kumvira Imana ariko wakudahari, nka rero uzagwa mu nzira.
Imana ishimwe cyane. Ubuzima bwumvira niryo turo, nicyo gitambo gihebuje ibindi uzatura Imana. Mu gitabo cya mbere cya Samweli turahazi ibice 15 umurongo 22. Igitabo cya mbere cya Samweli 15:22. Muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana niho nsoma igitabo cya mbere cya Samweli 15:22 haravuga ngo Samweli aramubaza ati mbese ikirusha ibindi gushimisha Uhoraho ni ibitambo cyangwa nukumwumvira? Menya ko kumwumvira biruta ibitambo kandi ko kwitonda biruta ibinure by'amasekurume. Samweli ngo aramubaza ati yabazaga nde? Umwami Sawuli. Ngo Samweli aramubaza ati mbese ikirusha ibindi gushimisha Uhoraho ni ibitambo cyangwa nukumwumvira? Menya ko kumwumvira biruta ibitambo kandi ko kwitonda biruta ibinure by'amasekurume. Erega mwumve nshuti z'Imana tubane ngo erega ngo yanga abamugomera. Iyo ni Imana yanga abayigomera cyangwa batayumvira. Erega yanga abamugomera abafata kimwe n'abapfumu, abatava kwizima nabo abafata kimwe n'abasenga ibigirwamana. Ubwo rero wanze kumvira Uhoraho nawe yanze ko ukomeza kuba umwami. Ese aka kantu murakumvise? Kumvira Uwiteka biraruta ibitambo byose watanga. Ibitambo ni iki? Ni amasengesho yawe, ni amaturo yawe, ni ibikorwa by'urukundo ukora, ni ivugabutumwa ryawe. Burya birya byose bibarwa mu bitambo. Iyo biteretse ku mutima utumvira Imana bihinduka zero. Rero icyonnyi cya mbere kizatuma umugore abangamira umugabo, umugabo akabangamira umugore, bakabangamira abana kandi baba mu nzu y'Imana, ni umutima udafite ubusabane bwiza n'Imana. Kuko Imana ntizabone kwikosora. Imana ntizabone inkosora ngo imbwire ngo ariko ruta urikunda cyane. Ntizabona aho inkosorera ngo imbwire ngo ariko ruta ngo wabaye ingare ku mugabo wawe. Ntizabona aho inkosorera ngo imbwire ariko ruta dore famiye y'umugabo wawe ntago wayikunze nk'uko ukundi yawe. Ntizabona aho inkosorera. Ariko ningira n'ubusabane nayo, Imana izankosora nta wundi muntu wari wabizamo. Izambwira ati dore ukunda nyoko kurusha ukunda nyoko bukwe. Dore baramukazi bawe ubakunda gake nyamara barumuna wawe baje urishima. Imana izagukosora. Imana ishimwe cyane. Izakubwira dore ukunda amafaranga cyane, wiguriye imyenda ntiwaguriye umugore, ntiwaguriye umugabo, ntiwagize gute. Nta mukosozi mwiza nka Mwuka Wera. Nta muntu utunganya umuntu neza nka Mwuka Wera. Ubundi batubwira amahame, bakatubwira tactics, bakatubwira uko turyama nuko duhindukira, byose bifata ubusa iyo bitabanjirijwe na Mwuka Wera. Ariko Mwuka Wera yigisha neza, akakumaramo ubugare n'ubushizi bw'isoni, akakumaramo gukunda amafaranga wa mugabo we akakumaramo kuyahisha. Mu rugo bashobora kuburara uyahishura kuzagura ikibanza, si cyo kibanza tuzajyamo twararwaye bwaki, buri kizatumarira iki? Pastor Rutayisire yigeze kuvuga mu nyigisho ze, avuga umugabo n'umugore bari baje kumureba. Umugore yari atwite kandi atwariye ngo isombe ngira ngo zirimo inyama cyangwa zirimo ibiki. Umugabo kandi nawe yagombaga kuzuza inzu, agomba kuzubaka. Niba ari inzu nari kibanza, kwa kundi ufite miliyoni ushaka kuzuzaho amafaranga, hanyuma isombe yanga kuzigura kuko yagomba kugura ikibanza. Urumva ibyo ashaka gukora ni byiza. Hanyuma ngo Rutayisire ambwira ati se icyo kibanza muzajya kujya mu inda y'umugore zawe yaravuyemo bizamera gute? Kumenya iyo balance. Mwuka Wera rero ni umwigisha mwiza. Iyo mu mutima wawe wasetinze wiyemeje guhinduka umuntu ufite ubusabane bwiza n'Imana, Mwuka Wera azagukosora. Azakumara reka tuba dufite ibintu by'iwacu. Niba papa we yaravuga gatontoma ukaba utazi papa na mama bavugana neza, ntuza mu burokore bwawe ntuzamenye igihe watontomeye, kuko nibyo wonse ubiba muri muto ubikuriramo uzi ko ari uko batontoma. Umukozi w'Imana Bishop Savari yajyaga avuga ati reka batubwira kuganira n'abagore, atukanabura n'icyo uganira nacyo. Ati twabibonye he? Twabibonye he baganira ko data yarabagariya mama ari twababonye he baganira ngo tubigireho. Ariko Mwuka Wera nshuti y'Imana iyo umwemereye akwigisha ibikwiriye bijyane n'iki gihe, akaguhindura umuntu uryoshye. Uzi ko ari umuntu buryoshye, kwicarana nawe bikaba biryoshye. Hakabundi nubwo mukunda ariko ntiwicarane nawe, umva mukajya musenga Imana ngo aze mumaze kwandurura mu nzu muhita muryama, kandi ubwo n'uwanyu ntawo muzamushyira. Ariko kwicarana nawe bigize gute? Birabishye. Imana itugirira ubuntu. Ubuzima bwumvira rero ni igitangaza. Icyama mu mutima wawe hakaba harimo kwifuza kumvira Imana, kwifuza kumvira Imana, kwifuza kutagira agatotsi ku Mana. Yesu yaduhaye ikigereranyo gitangaje. Aravuga muri Yohana 14 umurongo wa 20 kuva kuri 21, aravuga ngo umuntu ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereka. Umuntu ufite amategeko yanjye akayitondera, muri make umuntu yitaho akanayumvira, ni unkunda. Abandi ni igipindi. Haleluya.
Haleluya. Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe. Umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. 24. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye. Mwabyumvise? Utankunda n'amagambo yanjye ntayitaho, muri make ntanyumvira. Reka mbabwire, kubana n'umuntu umwe, sinzi niba papa uri bamaze imyaka ingahe ngo nibo bakuru, ariko kubana n'umuntu umwe, nari mvuze ngo umwe, imyaka 70. Umuntu umwe udahindura, utareba hirya, umuntu umwe imyaka 70. Ngo tuvuge niba mwarashakanye mufite 20, imyaka 70 mugeze muri za 90, ibyo bintu bitaje mu imbaraga z'umwuka wera, wabikora ukiranuka, izo mbaraga wazikura he uretse ibintu byo kubeshya? Uretse ibintu byo kubeshya. Reka mbabwire, habaho icyo twita ubunyangamugayo bwa Kinyarwanda. Uzi ubunyangamugayo ukuntu bumera? Ni umuntu ukora amafuti ariko ntagire umuntu ubimenya. Nanze umugayo wanyu, ariko imbere y'Imana ashobora kuba nk'ufite. Imiterere y'imibiri yacu, imiterere y'imibiri yanyu, bagabo bacu, basaza bacu, mbwira uko wakiranukira umugore umwe imyaka 60, utarwaye, uri muzima, ugira ingendo. Avuga atari ku mugore w'inyamirambo kuko twabibonye kandi kuva kare kare n'uw'inyamirambo arashira isono ukuntu. Mbwira ukuntu wakiranukira uwo mugore imyaka 60, ukiranuka imbere y'Imana. Simvuga gukiranuka kwa Kinyarwanda, ndavuga gukiranuka imbere y'Imana imyaka 60 igashira. Byabaho umwuka wera atabijemo? Birasaba umwuka wera. Haleluya. Niyo mpamvu rero kumvira Imana ari cyo cyambere cy'ingenzi. Ubusabane bwawe n'Imana bumeze gute? Mbere yuko dukomeza muri gahunda z'imiryango, ubusabane bwawe n'Imana buhagaze bute? Imana ishimwe cyane. Kandi ntidukwiriye guhera kuri rwa rwego rumwe. Amagambo amwe Paulo yakoresheje mu rwandiko rw'Abaroma nubwo abantu batayasoma ngo bayakomeze, aho bavuze ngo nshaka gukora ibyiza ngo ibi bikantanga imbere. Bamwe bagarukiyeho, ariko bibagiwe ko nusoma mu gice cya 7 n'icya 8 cy'Abaroma, bibagiye ko hari irindi tegeko ryabonetse muri Kristo Yesu rishoboza abari muri Kristo Yesu kubasha ibyo amategeko atari yarashoboye. Haleluya. Ntabwo ukwiriye kugarukira ngo nshaka gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Oya, ukwiriye kugera ahantu itegeko rya Kristo rikorera mu ngingo zawe, ibyo amategeko yananiwe ukabasha kubikora, ukabaho udasambana no mu bitekerezo, utanararikira, wubaha Imana, kubera ko ubusabane bwawe n'Imana ari bwo bw'ingenzi. Nta wundi utavuga ibyo tuzaba tubeshya. Uzi ko ushobora gusambana ntagire umuntu n'umwe ubimenya, ariko ikimungu cya Satani kiba kinjiye tayari, kandi mu bitekerezo byawe kizabamo. Uzahora ugereranya umugore wawe cyangwa umugabo umugereranye naho waciye, nubwo nta muntu wagufasha, nubwo nta muntu ubizi. Niyo mpamvu kubaha Imana ari uko ingenzi. Ubusabane bwawe n'Imana bumeze gute? Ko aribwo buzatuma uryoherwa mu rushako rwawe kandi ukanezeza n'umuremyi wawe. Imana itugirire neza. Statistike zerekana ko ibihugu nyine bikora imibare, iwacu ntibihari cyane, ariko mu bihugu bikora imibare, narebye mu mibare imwe yo mu bihugu byo muri Amerika kuva muri 2019 kuzakomeza, yerekana ko bimwe mu bintu bisenya ingo, ikiza imbere, nasanze ibintu bitangaje. Ikiza imbere nicyo twita kubura commitment, kubura kwiyemeza. Ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo niba biyemeje ko urugo baruvuyemo, nubwo wagira uti, nubwo wasenga mu ndimi inkuba zigakubita, ubwo rwagiye. Nukuvuga ngo bo babivuyemo mu mitima yabo. Ariko iyo biyemeje kubigumamo, nubwo umugabo bamufatira mu gasenta asambana, umugore bakamufatira mu gasenta yasinze, nibiyemeza kubaka, nukuri ibyo bazabirenga bagire gute? Bubake. Nukuvuga ngo imibare ya mbere igaragaza gusenyuka kw'ingo ifite 73, nukubura commitment, lack of commitment, kubura kwiyemeza. Niyo mpamvu twebwe twamaze gushaka byararangiye, ariko abato bacu nitubabwire ngo mbere yuko ajya gushaka, ese yiyemeje ikitwa karamata? Ese icyo kintu arakizi ko ari Imana isaba? Kuko nabura kwiyemeza na mushwari bazayipfa, nabura kwiyemeza n'igitabo bateretse atari cyo bazagipfa, nabura kwiyemeza bazapfa ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko nibagira kwiyemeza mu mitima yo kubazubaka umuryango, bazagira imbaraga zibabarirana, bazashyigikirana, bazabishobora. Imana ishimwe cyane. Ese mu mutima wawe, cyane cyane abakiri batoya muri twebwe, ufite kwiyemeza ko uwo mugore ari uwo kugeza? Wabimubwiye? Abazanye n'abandi ni wowe, arimo abatarimo kubivuga. Ni wowe mirere na mirere. Muzi ko bitangaje,
ngaho nimagaruke byari biryoshye. Muzi ko bitangaje ko divorce, gutandukana, biba mu myaka 7 ya mbere, abantu bataramenyana, bagihanganye kuntu uvuga uti yaryama atyo yabyuka atya, imyaka 5 kugeza kuri 7. Muzi ko ikintu kibabaje, byongera imibare ya divorce yongera kwiyongera hejuru y'imyaka 25, tukaba twarageze mu gihe cyo gushyingira abana bacu barangije kaminuza. Mbese muzehe na mama, papa na mama bataheruka kurebana, ko bari bafite inshingano zo kurera abana no gushaka minerval, basigaye mu nzu bonyine bagiye kurebana. Mwari muzi ko imibare ya divorce yongera kwiyongera muri iyo myaka? Gatanya mu bihugu hafi byose iboneka cyane mu myaka ya mbere y'urushako, kuva kuri 1 kugeza kuri 7. Ikongera kuboneka cyane ku myaka yigiye hejuru, hagati ya 25 na 30. Abana bavuye mu rugo, mbese umugore avuga, kwa kuno umugore avuga ati ngiye nubakishijwe n'abana, kwa kuno umugabo avuga ati ngiye reka manze ngire gutya abana babanze bige, noneho bose baragiye, muzehe na mukecuru barasigaranye. Muzi ko imibare ya Gatanya yongera kwiyongera. Niyo mpamvu commitment, kwiyemeza kuri uyu muntu ko ari uyu mirere na mirere iteka ryose, dukwiye kubyiyemeza kugeza igihe tuzavira muri uyu mwuka wanjye ushizemo, nkavuga n'umugabo wanjye n'uyu, umugore wanjye n'uyu, kugeza igihe nzaba ntakibasha no kubivuga. Mbese narashaje amenyo yarashizemo. Kwiyemeza rero ni ukwiteka. Imana ishimwe cyane, kuko kubura kwiyemeza niko gusenya imiryango. Icya kabiri nicyo bita intonganya. Intonganya zifite 56%. Nuvuga ngo intonganya za buri mwanya zitera abantu kubihirwa, akajya yumva yagira amahoro kure yawe. Niyo mpamvu dukwiriye kwirinda intonganya. Kuko nuvuga ngo niba ikintu giteye umugore n'umugabo kugirira amahoro aho umugabo atari, akagira amahoro aho umugore atari, kiba gitangiye gukomera. Kandi birashoboka ko ibyo bibazo baba baciyemo n'abandi babiciyemo, ariko bamwe bakabikemurira mu ituze bigakunda. Imana itugirire ubuntu. Icya gatatu rero cyo gatsindwa n'Uwiteka gisenya imiryango myinshi, no gucana inyuma kw'abashakanye. Gucana inyuma kw'abashakanye, infidelity. Gucana inyuma kw'abashakanye. Niba ari gucana inyuma, niba ari gucana imbere, ariko icyo ari cyo cyose baba bakoze amahano. Ntabwo tuze yaca inyuma, yaca ku ruhande, ariko yagiye. Yaba yagiye arakagarurwa n'Uwiteka. N'umubare munini nawo cyane. Muri statistique z'aba banyamerika bavuga ko ari 55%. Ndifuza gutinda kuri iki kintu kuko mwibuka turacyari mu cyonyi cya mbere kivuga ko utagirana ubusabane bwiza n'Imana. Ntushobora kujyana ubusabane bwiza n'Imana ngo ubure kurwanya ibikwegereza ubusambanyi. Ubusambanyi ntabwo ari ikintu kidumbura ku muntu kereka abasazi. Abasazi nibo bashobora kuryamana ku muhanda, ariko abandi bantu bose dufite ubwenge birategurwa kandi biza buhoro buhoro byumva. Ukanga kubyitaho ariko wabyumvise aka message karenze imbibi. Rego uryo wandikira umugore w'abandi n'umugabo w'abandi, message igomba kuba ifite imbibi. Iyo uhobera umugore utari uwawe n'umugabo utari uwawe, bigomba kuba bifite imbibi. Guhoberana kwera niko bibiri byita. Bigomba kuba bifite iki? Imbibi. Iyo wegerana n'utari uwawe bigomba kuba bifite imbibi. Iyo wicarana muri office n'umuntu utari uwawe, iyo mugenda n'urugendo rurerure rw'ivuga butumwa mu gihe Gisenyi, umugore utari uwawe n'umugabo utari uwawe, bigomba kugira imbibi. Iyo bitagize imbibi bigutwara buke buke, none bikazagufatira na cya gihe uwawe mwaraye mutonganya, gahita bivuga ko ari umuntu uvuga neza, gahita bivuga ko ari umuntu kuvuga ati yo wambaye neza, murahumura neza, gahita umwibuka agatima kakanyaruka ngo pyo kajyayo. Ni icyaha gitegurwa, ni icyaha gisiga dega, ni icyaha gisiga ingorane n'ibibazo ibihumbi. Ni icyaha umuntu ashobora kwirinda. Ikintu kigiye kimbabaza simuzi cyari cyo nuko abantu badafite umwami, ariko bari abantu bapratika za meditation, za yoga, bari abantu bapratika discipline y'imibiri yabo. Ikintu kimbabaza nuko bajye babishobora. Ikindi abakorana n'ubwami bw'umwijima bashobora gutanga igitambo cyo kutazasambana kugira ngo babe powerful, bagire imbaraga, bakagitanga imibiri yabo bakabishobora. Hanyuma twebwe bafite umwuka wera, abafite Kristo muri twebwe, tukananirwa gutwara imibiri yacu. Kuko nturi umusazi ngo usambanira ku muhanda, ntibikugwaho ngo pafu. Byateguye buke buke ubyumva, urabireka birakomeza bishora imizi. Nkoresheje Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, haravuga ngo gushyingiranwa kubahwe n'abantu bose. Gushyingiranwa kubahwe n'abantu bose. Kandi he kugira uwo mubashakanye wandavuza, yitwa kwandavura. Wakwandavura bakubonye, wakwandavura tutakureba, waragize gute? Warandavuye. Kwandavura. Kera nari nzi ko abagore batajya baca inyuma abagabo babo.
ubupagani bwanjye, ariko hari igihe ugira umugisha ugakurira mu muryango harimo umumama wiyubaha. Nari umupagani ariko nari mfite umumama nubwo yapfuye kare, ariko burya abana tumenya ababyeyi bacu. Ab'ibirumbo turabimenya niyo babihisha, burya urabimenya. Ubuzi ko mama wawe cyangwa papa wawe afite ukuntu abigenza. Mama rero yari umugore mwiza. Noneho mu mutwe wanjye nubwo nari ntarakizwa, nari nzi ko uyu mugore ashatse abashatse, nta wundi mugabo yavugisha. Noneho nkajya ngira ngo abagore bose nuko batekereza, kugeza igihe nakirijwe maze gukizwa mba pasiteri, maze amatwi yanjye yumva amahano. Abagore nabo baca inyuma abagabo babo, byabaye none ibintu bisanzwe, barishyurana kimwe kimwe, aca undi agaca kwandavura. Ngo gushyingiranwa kubahwe n'abantu bose, kandi he kugira uwo mu bashakanye wandavuza uburiri bwabo asambana, kuko ibyo manzi n'abasambanyi Imana izabacira urubanza. Ubukristo butageze mu mico, yemwe nshuti z'Imana, abanyakarangazi, nyakarangazi kwa data bukwi, yemwe yemwe nshuti z'Imana, ubukristo butageze mu muco sinzi ko buzakugeza no mu ijuru. Ubukristo butahinduye umuco, ubukristo butaguhaye imbaraga zivuga hoya ku mugabo wanyu, ntabwo ufite. Ngurumva ngo twebwe ntitujya duhakana, tuba twigendera buhoro tumeze neza, yego ku muntu wese, tukongera twivugira buhoro nk'abatazi no kubikora, kandi twakoze amahano, tukongera tugatwikira nagira umuntu ubimenya. Ubukristo butageze mu muco ntabwo buzakugeza no mu ijuru. Ubutararenze Nyagatare ngo burenge Karangazi, ubwo buzakugeza mu ijuru? Ndakuhakaniye. Ubukristo buhindura umuntu iyo bwamugezemo, bumuhindura icyo twita intagondwa. Washaka ugacibwa n'abantu bose ariko ukubaha umwami wawe. Haleluya. Bakakumenya gutyo kandi ugahakana udashize isoni, kandi ugahakana bakakumenya, barabibwirana. Nimubizi se ko babibwirana? Baravuga twakana kati hariya ntukatireyo turiya mugore. Bagabo nshuti z'Imana, bakozi b'Imana, ubukristo butahinduye, butakumazemo umuco w'uko uri umutunzi, ukaba waragize umugisha ukagira inka nyinshi. Niba ubukristo butaraguhinduye umugabo w'umugore umwe, sinzi niba bwarageze mu mutima wawe kabisa, ntabishidikanya. Imana itugirire ubuntu. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 6 umurongo wa 18 aravuga ngo, rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 6:18 aravuga ngo mugendere kure ubusambanyi, ngo ibindi byaha byose umuntu akora biba bidakorewe mu mubiri, ariko usambana aba acumuye ku mubiri we. Mugendere kure, muri make ubusambanyi babugendera kure. Erega buza umuntu abureba, bukomanga ubwumva, akarari kazamuka mutima wawe ukumva, utangira kugereranya uwo mukobwa n'umugore wawe ubyumva, utangira kugereranya uwo mugabo wawe utahavuga nawe ukamugereranya n'abandi wo muri karitsiye uvuga neza, bizamuka ubyumva. Mugendere kure ubusambanyi, mubugendere kure. Ibindi byaha byose umuntu akora biba bidakorewe mu mubiri, ariko usambana aba acumuye ku mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingoro za Mwuka Muziranenge utuye muri mwe? Imibiri yacu utekereza kutubwira ngo tugendere kure ubusambanyi, ariko bagahita batwibutsa ko imibiri yacu ari ubuturo bw'Umwuka Wera. Murumva icyo umuntu yazanye ubusambanyi mu mubiri we abakoze, ababyize, abakoze amahano kuri Mwuka Wera waje kumuturamo. Sinzi niba hari umuntu unyumva. Haleluya. Muracyahari nshuti? Ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingoro za Mwuka Muziranenge utuye muri mwe, mwahawe n'Imana, ntimuri abanyu bwite ngo mwijenge. Iyo uretse umubiri wawe ukajya mu busambanyi, uba uwambuye guturwamo na Mwuka Wera, uwugize uwawe uwigengaho, utangiye kuwitegekaho. Ngo kuko mwacunguwe, mwatanzweho ikiguzi. Kubera iyo mpamvu rero mukoresha imibiri yanyu ibyo guhesha Imana ikuzo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ese twasezerana n'imitima yacu bucece uwo mwashakanye atakumva? Kuko biragatsindwa n'Uwiteka kubimenya, ko yaguciye inyuma cyangwa imbere, urakareka kubimenya. Kandi amatsiko adutera kwifuza kubimenya. Amatsiko akakujyana muri telefoni ye, amatsiko akagutera kujya guhengereza ngo wumve ibyavuzwe, ariko kubimenya niko kubi. Niko kubi, kuko ntibisibika mu mutwe, ntibisibika mu mutima. Niyo avuganye na mwene wabo baravuga ati buriya ni bya bindi bavuga. Kubimenya kurakagira gute? Kuragatsindwa.
umva rero nshuti z'Imana, haleluya, twacunguwe ikiguzi gikomeye. Kubera iyo mpamvu dukoresha imibiri yacu ibyo guhesha Imana ikuzo. Fata icyemezo mu mutima wawe, nari mvuze ngo ni icyemezo cyo mu mutima, uvuga uti Mwuka Wera wangize ubuturo bwawe, ni ukuri sinzandavuza uyu mubiri wanjye, nzanye itangiriro rishya mu mutima wanjye. Mwuka Wera unshoboze. Ni icyemezo mfashe mu mutima. Murimo murabifata ibyemezo? Ni icyemezo mfashe mu mutima wanjye, kugeza mu masaziro Mwuka Wera uzanturamo, umubiri wanjye n'uwawe sinzawandavuza, ngwino nshoboze. Amena, haleluya. Imana ikunda umutima wihana, kandi Imana itanga imbaraga. Umvira ari ikibazo cy'ubusambanyi. Ubusambanyi ntabwo ari icyaha gusa, ahubwo ni ikimungu mu bugingo. No muryango ukinguriye kuzimu, ni igikorwa gikoreshwa no mu kuramya Satani. Niba hari muri twebwe abantu babaye mu bupfumu, cyangwa mukaba mwaragize umugisha mugakizwa mutabugiyemo, ariko amakuru twumva mu byo twita deliverance, abantu barimo kubohoka, cyangwa se abantu bakoranye n'imyuka y'ikuzimu n'ibindi bitandukanye, kimwe mu bintu kimeze nk'itegeko mu bwami bw'umwijima ni ubusambanyi. Ni ukuvuga ngo rero igikorwa cy'ubusambanyi ntikinezeza umubiri gusa, ahubwo ni igikorwa cyo kuramya Satani. Ndetse Abisiraheli iteka iyo bajyaga kure y'Imana, mu bigirwamana bahakoreraga hari harimo gukora ubusambanyi bw'akajagari imbere y'ibigirwamana. Hari umuntu urimo kunyumva? Muranyumva? Ese barimo kureba hirya bandebye? Haleluya. Haleluya, haleluya. Gusambana rero ni kimungu mu bugingo. Kubitwa abakozi b'Imana noneho bakozi b'Imana, nshuti zanjye nubaha, haleluya. Kubitwa abakozi b'Imana, ikimungu kimena ubwiza bw'Imana kikabukura ku muntu, nta muntu wamufashe, nta muntu wakubonye usambana, nta wabimenye, umugore atabimenye, umugabo atarabimenye, ariko ubwiza bw'Imana bugagukokokaho. Kubera iki? Ubusambanyi n'umuryango ukinguye winjira muri roho, winjira mu bugingo. Muri make kuzimu akubona utari umurozi, udakorana kuzimu, ariko arakubona kuko wamuhaye umuryango. Noneho rero kubera ko ubwami bw'umwijima burimo burakora cyane, igihe cyabwo kirimo kirangira, abakora iyo mirimo benshi bagenda bashaka imbaraga z'umwijima kugira ngo barusheho kugira igikundiro. Twirinde nshuti z'Imana, haleluya. Imana itugire neza. Reka nkiveho. Muracyanyumva nubwo imvura yabaye nyinshi? Muranyumva na hari inyuma? Mwe muretse kundambirwa ko dufitanye umwanya munini. Haleluya. Ikimungu cya kabiri, cyo nakwita ikimungu cya kabiri kuri njyewe, hanyuma Mwuka Wera nawe akazakwigisha ikindi, ni ukutamenya cyangwa kudakora uruhare rwanjye mu mibereho y'umuryango wanjye mu buryo bwuzuye. Nifuje kuvuga mu buryo bwuzuye kuko hari igishaka usanga rimwe na rimwe duhengamira ku ruhande rumwe rwitwa urw'ingenzi kuri twebwe. Ni ukutamenya cyangwa kudakora uruhare rwanjye mu mibereho y'umuryango wanjye mu buryo bwuzuye. Imana ishimwe cyane. Abagize umuryango wawe harimo uwo mwashakanye, harimo abana, abo wabyaye n'aburera niba Imana yarabaguhaye, harimo n'umuryango mugari. Ariko uyu munsi turavuga ku bashakanye kuko ari ryo teraniro turimo. Muranyumva nshuti z'Imana? Iki kimungu ni ukutamenya cyangwa kudakora uruhare rwanjye mu mibereho myiza y'umuryango wanjye, ariko mu buryo bwuzuye. Iyo tuvuga mu buryo bwuzuye ni ukuvuga ngo mugabo, mugore, njyewe nawe dufite uruhare mu buzima bw'umwuka bwo twashakanye, dufite uruhare mu bugingo bwe, dufite uruhare mu kumera neza ko mu mubiri we, hose tubifitemo uruhare. Amen. Mwumvise ko ari mu buryo bwuzuye? Kandi n'ukuri turi abantu beza, tuba dufite igice kimwe tujya dukoraho, turaza kubyumva. Haleluya. Uwubatse urugo rero, iyo ari umuntu ufitanye bwa busamane tuvuyeho n'Imana bwiza, iyo ari umuntu ubufite, ibibazo biba mu rushako nka 80% y'ibyo bibazo bizaba bikemutse. Niba ari umuntu ufitanye ubusabane bwiza n'Imana, 80% y'ibibazo bishobora kuba mu ngo. Niba umugore yubaha Imana, umugabo akaba yubaha Imana, nka 80% y'ibibazo bizaba bikemutse. Hazaba hasigaye nka 20% y'ubumenyi, gushakisha ubumenyi. Ese baganira bate? Ese bakomunika bate? Ese mu gitanda birushaho kuba byiza gute? Ese umugabo bamwitaho gute? Ese umugore yanezerwa ate? Ubwo bumenyi bwitwa ko ari bwinshi bufite agace gatoya. Ariko niba uwo mugabo yubaha Imana, uwo mugore akaba yubaha Imana, hanyuma uwo mubana afitanye n'Imana ye, aho bibera byiza, umuha umutima uciye bugufi wemera kwigishwa. Niba hari ikintu abantu benshi tutiga ni urugo. Uyu munsi hari utuntu tubaho tw'akanya gatoya tw'umunsi umwe, kandi nabwo umugeni ananiwe, kandi nabwo bikorera abakobwa gusa, ukagira ngo azubaka wenyine ntazubaka n'umuhungu, byitwa bya bindi n'ibiki.
bridal shower bya bindi tuganiriza umugeni ubukwe buri nk'ejo bundi mu cyumweru kimwe afite stress ibariza amakanzu yazava ikanzu izava inzara bazazisiga umuhondo cyangwa umutuku imisatsi zabireba hano mu mutwe hibereyemo ibyo si birongoranga biruzuye hanyuma tukajya kumushyira indi stress yo kumwigisha ijoro rimwe ni ukuri ntabyo aba yumva siko bimeze hanyuma twongera tugakora amahano yo kwigisha umukobwa gusa kandi azubakana nande n'umuhungu mbese umuhungu ntacyo yiga kubaka urugo ngo ntibabyiga kandi wenda akaba yaranireze cyangwa se aho yari kwigira naho hari iki amahano akaba yaribyariwe na papa we ufite abagore 5 ntiyigeze amubona iwabo ntiyigeze abona yicaranye na nyina ntiyigeze yamubonaga imijugujugu itambuka hanyuma umusore inshuti y'Imana akaba yarakijijwe yifitiye agakiza yifitiye Bibiliya turamushoreye nta jambo na rimwe nta nama nimwe tugenda nawe wirwarize natwe twagize gute twarirwarishe kutamenya cyangwa kudakora uruhare rwanjye mu mibereho y'umuryango wanjye mu buryo bwuzuye. Imana itugirire neza. Haleluya. Ubukristo butahinduye nyirabwo buhinduka intandaro y'ibibazo byinshi byugarije umuryango. Ubukristo butahinduye nyirabwo bihinduka intandaro. Umuntu ahinduka intakoreka, udakosoreka, utava kwizima, ariko iyo ubukristo bwamuhinduye ibintu bigenda bikunda buke buke. Umukristo roho we wahindutse azaba akeneye gusa ubumenyi kandi guca bugufi akura ku busabane afitanye n'Imana bizamuremera umutima uciye bugufi wemera kwiga. Ndabizi ko namwe mubigira nkuko natwe tubigira, aho tumira umuntu mu nyigisho z'abashakanye avuga ati rwe baratwigisha iki harya nkatwe tumaze imyaka 30. Kandi ikintu nabonye cyiza muri izi nyigisho, iteka iyo tuzigiyemo nta kintu gishashe batubwira, ariko wumva hari akantu k'akanyamuneza kajemo kaguteye kugenda kurushaho gukunda uwo mwashakanye, kaguteye kugenda kumwuba ukumva ushatse kubikora neza. Hari akantu k'akanyamuneza dukura muri izi nyigisho, ni nka refresher course y'abasirikare, wumva bibaye bishya ukuntu nta kintu gishashe abo bakubwiye, ni ibintu bimwe dusubiramo, ariko wumva hari akantu kaje. None umuntu avuga ati ubwo nkanjye barambwira iki? Ayi, Imana iturengere, Imana ishimwe cyane. Mu Migani 24 murongo wa 3 n'uwa 4, abakunda izi nyigisho benshi baba bahazi. Imigani 24 murongo wa 3 n'uwa 4 haratubwira ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ubuki ubwenge apana ubuhanuzi, apana ngo Imana yari yaramumbwire yamukubwira neza itanibeshye, warangiza ukananirwa kumubera umugabo we, ukananirwa kumubera umugore kandi Imana yarabivuze. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Haleluya. Uko ngenda menya bintera ko urugo rwanjye ruzuzuramo iby'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kubera iki? Wa muntu ufitanye ubusabane bwiza n'Imana azaharanira kwijijura, azibaza byinshi kubijyanye n'umubano mwiza wo bashakanye, azifuza iteka gukorera urugo rwe ngo rusheho kuba rwiza, azarukorera mu bifatika, arukorera mu bidafatika, azahora yifuza kumenya kugira ngo urugo rwe rumere neza. Imana ishimwe cyane. Ikindi kintu azamenya gikomeye, azamenya ko urugo rwe ari umurimo w'Imana. Niyo ministry ya mbere, niwo muhamagaro wa mbere, niwo murimo w'Imana wa mbere. Urugo rwawe, ndatekereza ko niduhagarara imbere y'Imana mu byo tuzabazwa harimo uko twabaniye abo twashakanye. Uyu ni umurimo w'Imana. Nkuko umushumba yageze kubivuga, n'Imana ubwayo yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Mwitangiriro 2:18. Kandi ikintu cyose Imana yavuze ngo si cyiza kiba atari cyiza. Nubwo isi yakita cyiza, isi kagikomera amashi, ariko niba Imana yavuze ngo iki kintu si cyiza, ni ukuri kiba atari cyiza. Barambwiye sinzi niba ari ukuri ngo kwa kundi umufungwa muri gereza aba akora ibikorwa bibi muri gereza bigirira nabi bagenzi be, baramufata bakamushyira mu gakasho ka wenyine. Ariko muzi ko hari iminsi atemerewe kugumamo kubera ko ayigumyemo yasara cyangwa akanapfa kamera nabi. Kuko Imana yaturemye turi kiremwa cyagenewe kubana n'abandi, niko Imana yaturemye. Noneho umugisha wo kugira umugabo n'umugore ni umugisha w'Imana. Imana yakuzaniye umuntu ngo ntimubane gusa, ahubwo mwinjiranemo muhinduka umwe, umunezero uhinduka umunezero wawe, umubabaro uhinduka uwawe, mwinjiranemo mubwirane twose, muryoherwe, mugubwe neza. Nubwo Satani yabijemo inkuru mbi zikaba arizo ziba nyinshi, ariko ubundi byari byiza, kandi nawe waharanira ko biba byiza. Imana ishimwe cyane. Kuri twebwe rero bari muri Kristo Yesu, kwita kuwo mwashakanye, kumubera icyo twakwita inyongera agaciro. Muri make aho namusanze ngomba kumwongeraho ibindi byiza
kuko nahageze tukaba turi kumwe. Kumubera inyongera agaciro muri byose ni umurimo ukomeye wahawe n'Imana. Niba kandi hari agace k'ubuzima bwe umugabanyamo agaciro, iki Kinyarwanda kirumvikana yemwe, niba hari agace kagize ubuzima bw'uwo mwashakanye umugabanyamo agaciro, akagenda aruzinga, akagenda atakaza, aho kugira ngo mubere inyunganizi ukaba ahubwo urimo kumutesha n'ibyo yari afite. Simvuga ku butunzi, simvuga ku bukungu, ndavuga uko yiyumvaga, uko yajyaga yumva ameze neza, uko yajyaga yumva afite umugambi, hari umugambi w'Imana ku buzima bwe, uko yajyaga yumva afite agaciro, noneho yahura nawe agatangira kubitakaza, uba utarimo gukora umurimo wawe. Muranyumva nshuti z'Imana? Kuko wahamagariwe kumubera inyunganizi, inyongera agaciro kandi mu bice byose. Imana ishimwe cyane. Reka duhere mu mwuka. Muribuka ko umuntu afite ibice bitatu, mu mwuka, mu bugingo ndetse no mu mubiri. Duhereye mu mwuka, kuko wahamagariwe kumubera inyunganizi, wowe wagombye kubaho ubuzima butera uwo mwashakanye ko nakureba ari bwifuze gukizwa neza nkawe. Ayi, hari umuntu yumvise? Abagore n'abagabo, haleluya, haleluya. Ukwiriye kumubera inyunganizi mu mwuka, aho ari bukwitegereze akifuza gukizwa neza nkawe. Niko bimeze? Yifuza gukizwa neza nkawe. Uri icyitegererezo cyiza, yavuga ati ndagera ikirenge mu cy'umugabo wanjye kuko nawe arimo akigera mu cya Kristo. Ndagera ikirenge mu cy'umugore wanjye kuko nawe akigera muri Kristo, mu cya Kristo. Cyangwa nagukurikira za toroma nagukurikira ubukristo bwawe, ubuzima bwawe bizamutera kwegera Imana. Niko bikwiriye kumumera, kumubera inyunganizi mu mwuka. Nuvuga ngo akwiye kureba ubuzima bwanjye, akareba uburyo mbanye n'Imana, akabyifuza kandi turarana. Haleluya, akabyifuza kandi turarana. Erega ubuye tuba hano gutya umuntu yihitira, dushobora no gushukana. Umuntu uzotanse kwavugana n'abakozi be, umuntu uzi nataha bagatinda kumukingurira uko ari bubamerere, umuntu uzi nataha asanga ashaka kacyaye agasanga katinze ntuzi uko nibo basubize, ariko umuntu murarana azi iki? Ubukristo bwawe. Arabuzi wabonye amafaranga, arabuzi wayabuze, arabuzi. Kumubera inyunganizi rero mu gace k'umwuka ni ukumutera, ni ukubaho ubuzima busabanye n'Imana buryoshye, umutera kwifuza kuba umukristo nkawe. Hakuba hari umuntu wanyumvise yemwe? Imana ishimwe cyane. Ukamukangurira kurushaho gusa na Yesu, ubuzima bwawe bugahinduka nka invitation, bukattractinga, bukamukururira gusa na Yesu wawe, kuko uri umwigishwa mwiza wa Kristo. Umwuka wera ari kumwe natwe kugira ngo abidushoboze. Ibintu ntabwo tujya tubikora turi twenyine. Ikindi wamufasha mu kumubera inyunganizi mu mwuka ni ukumusengera, ni ukumuhugura aho bishoboka, kuko intambara afite ntago ziterwa no kutagira discipline gusa cyangwa n'ibindi bimugoye. Habaho n'ibindi bihanda bihagaze mu buzima bwe bwo mu mwuka bidashaka ko akizwa neza, bimwe bikomoka mu nkomoko ye. Niyo mpamvu intambara zose ntibazigwanisha amagambo na gahunda na discipline, harimo ibindi bintu bikemukira mu masengesho. Umuntu ashobora kwifuza kuba umugabo mwiza, ariko inkomoko zitacitse zikamubuza kuba umugabo mwiza. Igihe kimwe nakiriye umugabo arira amarira, kandi yari umuntu wiyubashye. Ise yari yarataye nyina, yari yaramubyaye aramuta, ajya gushaka abandi bagore. Yari azi ko muri gahunda ze adashobora kuzababaza umugore. Guess what? Nawe rero ateye inda hanze, arira amarira, avuga ati ntabwo nari nzi ko umubabaro mama yagize, nanjye nawe utera umugore wanjye. Yaraje kundeba tutaziranye, ntabwo yaraje kwijijisha, ko ntitwaye tuziranye, nta nicyo nendaga kumuha, ntabwo yari uwo mu itorero ryanjye. Mu kubera inyunganizo mwashakanye mu mwuka harimo n'agace ko kumusengera, kumusengera kugira ngo arusheho gusa n'umwami, kumusengera kugira ngo ibyo twita ngo imbaraga za karande n'ibindi bicike, kuko bibaho. Nubona hari ikintu kigaruka mu muryango w'iwanyu, ugasanga abavandimwe bawe bose bafite abagore babiri, ndafite batatu, ndafite bane, nubwo uri umurokore ukwiriye gusenga, udasengera mu bwoba. Niko iyo turi muri Kristo Yesu tuba twarabaye icyaremwe gishya. Ariko menya ngo amaso yose ya Satani n'imyambi yose ya Satani irakwerekeye, kuko niwe urimo kwica gahunda y'iwabo y'ikuzimu. Uri muri gahunda yo gushaka abagore benshi, wazanye ibintu byo gukizwa. Imyambi yose ya Satani igize gute? Irakwerekeye. Ukwiriye kuba maso kandi ugasenga. Turacyahari. Kumusengera bizamubera inyunganizi mu mwuka. Hanyuma mu gace ko mu bugingo ndahakunda cyane,
mu bugingo murabizi niho habamo mind cyangwa ubwenge, niho habamo amahitamo yacu, hakabamo n'amarangamutima. Muribuka ko turimo kuvuga ku cyonyi kivuga ko ukwiriye kugira uruhare rufatika. Iyo utarugize ibi kibazo, ukwiriye kugira uruhare rufatika mu mibereho myiza, mu buryo bwuzuye bw'umuryango wawe. Nitugera mu mubiri muraza gusanga ko kenshi ariho twese twisanga, ariko aha ngaha ndimo ndavuga hehe? Mu bugingo. Mu bugingo habamo amarangamutima, habamo ubwenge, habamo amahitamo. Ukwiriye kugira inyunganizi ifatika ku buzima bw'uwo mwashakanye muri iki gice. Mwari muzi ko nitugera mu ijuru tutazarongorwa, tutazanarongora. Muzazamukana yari madamu muzazamukana yari shushu mufatanye ashwi. Tuzaba dufite imibiri itagikeneye ibyo ngibyo. Ahantu ukwiriye gukundira umugore wawe n'umugabo wawe akabyumva neza ni nahangaha ku isi. Mugire gutya ngo haleluya. Akabyumva neza, urukundo rukamwinjira, akaryoherwa narwo, ni nahangaha ku isi. Amarangamutima rero yo mwashakanye arakureba, urayashinzwe. Imana ishimwe. Haleluya. Kumubera inyunganizi mu bugingo bwe, reka ngende nkubaza utuntu. Mwibuke ko mu bugingo harimo ubwenge, kwiyungura muri mind yacu. Muri make uwo mwashakanye ukwiye kumubera inyunganizi muri iki gice cy'ubwenge. Hanyuma nibyo yagerageje gukora ntumuce intege. Niba hari umuntu waguca intege ukarambarara n'uwo mwashakanye, niba hari umuntu wagutera intege ukaguruka mu kirere n'uwo mwashakanye, burya abahisi n'abagenzi ashobora kuvuga ati ibyo bintu ukora ntabwo bizanacamo. Yopu, ntibizanacamo. Ukabyumva Yesu ariko ntibigutindeho. Ariko iyo ubibwiwe n'umugabo wawe, iyo ubibwiwe n'umugore wawe, akavuga ati iryo soko ugiyemo nushaka kubyihorera ntibizacamo. Aba ameze nk'umuntu ugusutse, wari umuriro waka bagusutsemo amazi urazimye burundu, ndetse akakwibutsa n'ibindi mwahombye mbere. Ntibikane mbere ko wabihombye, naha ngaho uraje mbere nta bwenge ugira ngo ntaki. Baba we, nta bwenge ugira. Uzi ko nta muntu utagira ubwenge. Ushobora kurimo kunsaba kurira igiti, ariko njye naragenewe koga mu mazi nk'ifi. Rero iyo ndimo nurira igiti ndifi, uzajya ngo nta bwenge ngira. Ariko nuko banshyize muri teritari yande, itari yanjye. Muranyumviza nshuti z'Imana? Ariko ninjya mu mazi ndi bwoge nk'ifi pyo, ngere hariya hakurya. Uzi umuntu mwashakanye kuko kwibwira ko nta bwenge ugira. Uhita ureba ko ugasanga ntabwo ugira gute. Uhita ureba ukavuga ati n'ukuri koko ntabwo ngira. Ibyo warugerageje gukora byose bikagupfana. Ukwiriye kumubera inyunganizi mu bwenge. Aha ntibahatanga amafaranga, aha bahashyira ijambo ryiza. Mu marangamutima mu bugingo ntihakomezwa n'amafaranga ngo uzavuge ngo mfite menshi cyangwa narayabuze, ni mu madeni ya bank. Ni ijambo ryiza uha mugenzi wawe, ni inyunganizi nziza, ni inkunga umuteza amagambo nubwo bidabasaba amafaranga. Kuki tutabikora? Yesu nashimwe. Haleluya. Inyunganizi mu bwenge. Niba bishoboka ko musubiza mu ishuri akagira icyo yihuguramo, mutera inkunga. Kwimubwira uti dore urashaje nk'ubu urajya kugira ute? Urajya kugira ute? Ungende no gusubira mu ishuri pastor. Nubwo ngananye. Mutera inkunga umubwira uti ahubwo uzanabishobora. Siko bimeze? Kuko bizatuma abaho ubuzima buryohewe. Kandi reka mbabwire, iyo twazanye kuryoherwa mu twashakanye twebwe bigarukira. Ariko uzi kubana n'umugore w'umurakare, abagabo Yesu ashimwe. Kubana n'umugore w'umurakare mwabonye burya ari bibi. Umugurira ikanzu ntaryoherwe, umugurire ikibaraho ntaryoherwe, kandi niwe wamurakaje kuva ku ntangiriro, none urashaka ko aryoherwa gute? Okay, nawe ashobora kugira ibindi Satani akamutera, ariko kugirira neza, gushyira ibintu biryoshye mu buzima bwabo twashakanye iteka biratugarukira. Mu bugingo rero harimo ubwenge, mubera inyunganizi mu bwenge. Wimuca intege n'umuvyo yaragerageje gukora, mutere inkunga. Bishobora kuruta miliyoni 5 uzamuha. Kumusanga ku kabutike gatoye kajya mubwita bizakunda. Bizakunda, Imana iri kumwe nawe. Erega uri umugore w'intwari. Bizakunda mugabo wanjye. Ndabirira soko ko twaribuze ukaba wanahombye. Ariko uzi umugabo kugira ngo atahe yahombye, kandi burya rega nawe yamaze kubabara. Deja tashe yibaza niba koko ari umugabo cyangwa atari we. Asanze madamu rero witeguye ati nari narakubwiye. Uramwishe kabiri yaje yapfuye, yibaza ideni rya banki azaryishyura, nawe isuhagarara n'ubushongore n'ubukakuti nari naragize gute? Niko ko wari warabimubwiye, ariko arangajya gucuruza. Ariko si umwanya wo kongera kumujomba. Ese uramushyigikira? Mwibuke ko mu bugingo harimo amahitamo. Ese umushyigikira guhitamo neza utamuhutaje, utagize gute? Mushyigikire guhitamo neza utamuhutaje, utamuhutaje.
nubwo mwabaye umwe ariko hari ibyo Imana yamushyizemo n'amahitamo y'ibyo akunda cyangwa yanga bitandukanye n'ibyawe. Mwabaye umwe ariko nibivuga ngo niba warakundaga inka undi akunda guhinga ngo mwese ngo bizahita bikunda, cyangwa niba umwe afite umuhamagaro undi umuhamagaro wo gukorera Imana nk'uko tubyita, undi ariko afite akaboko keza ko gucuruza, si ngombwa ngo umupakire mu byawe umwinjize mu byawe. N'umwinjiza mu byawe uzabana n'umuntu uri frustré, umuntu wababaye, kuko umuntu wese urimo gukora ibintu ataremewe arababara. Ikindi azatanga umusaruro muke kuko ari ahantu hatarahe. Ni yafi irimo kugira gute kurira igiti, ubwo izuzurira yemwe ifi izurira igiti zagerayo kuko wamushyize mu bintu bitari ibye. Rero mufashe amahitamo nubwo yabanyuranye n'ayawe, apfa kuba adasenya urugo ariko utamuhutaje, kuko uzabana n'umuntu unezerewe kandi ubane n'umuntu urimo uzana umusaruro. Imana ishimwe cyane. Mugabo wanjye yangiriye neza, nyemerera kuva mu bucuruzi. Urabona atanangiriye neza? Icya mbere natinyaga abakiriya. Wowe warabona umucuruzi utinya abakiriya? Ubwo so umuntu abazacuruza gute? Kuko ubundi umuntu ufite gucuruza muri we ahita asanga abakiriya akabavugisha. Ngewe rero twabaga turi kumwe nawe aho mu kazi aho twakoreraga, aho dukorera, abakiriya bari hariya, nahitaga numashaka nk'ahantu nca, numashaka nko guca mu gikoni ngo ntibambone. Noneho we rero agahita ajya kubavugisha, akababwira ibi niba, akababwira kuri nkumva mbuze nkaho nkwirwa. Ubu ntiyangire neza koko nkava mu bucuruzi. Yari ifirimo kugira gute kurira igiti. Yamesheje umugisha ati genda ukorera Imana yawe kandi nguwe neza. Kandi umugisha wo gukorera Imana nawe umugeraho. Ifi yurira nujya gutsindagira umugabo wawe mu bintu cyangwa umugore wawe mu bintu ngo nuko wabibonye kwa kanaka. Pay attention. Kujijwa rero kudutera kwifuza ko uwo twashakanye amera nkatwe 100%. Kujijwa kudutera kwifuza ko uwo twashakanye amera nkatwe 100%. Mbese umugore wanjye amere nkanjye, umugabo wanjye amere nkanjye? Oya pe, urimo uramubangamira. Ngo nukujijwa kubigutera. Mushobora kuba mufite umuhamagaro usa, mwarahamagara ibintu bimwe kuko bibaho, ariko mushobora no kuba mudahuje, ariko muri bwuzuzanye kandi ibintu bikaba amahoro. Imana itugire neza. Ngiye mu marangamutima ndahakunda. Muribuka ko iki cyonnyi kibuza umuntu gukora uruhare rwe, guhagarara mu mwanya we mu muryango, ngo ashyigikire umuryango we ariko mu buryo bwuzuye. Mu marangamutima rero hararyoha. Mu marangamutima habamo kunezerwa, habamo no kubabara. Yesu ashimwe cyane. Nongere nkwibarize, uri impamvu y'akanyamuneza kuwo mwashakanye? Uri impamvu imutera akanyamuneza? Cyangwa se we wenyine akishakamo, akagashaka mu mwuka wera, akagashaka muri Yesu akanyamuneza, yakabura agapfa. Ariko ukwiye kuba impamvu itera uwo mwashakanye igitwenge, ukwiye kuba impamvu itera uwo mwashakanye kugira akanyamuneza, ukwiye kuba impamvu yo kwishima kwe, ntube impamvu yo gushinyiriza kwe. Gushinyiriza murabizi? Kakundi nko kwa muganga bagiye gutera urushinge cyangwa gupfuka igisebe, gushinyiriza ko nta kundi. Ntukwiriye kuba impamvu yo gushinyiriza kuwo mwashakanye. Murange mu mashuti z'Imana, ndebera umugabo wawe niba akiri maso, ndebera umugore wawe niba akiri maso. Aracyahari. Aracyari kumwe natwe, ntago ararambirwa. Biryo ntibirashya ntabibonye, iri muguma ngaha tube twumva. Haleluya, haleluya. Ukwiriye kutabera mugenzi wawe impamvu imutera gushinyiriza, ukwiriye kumubera impamvu imutera akanyamuneza. Buriya kubana n'umuntu wishimye biraryoha, biraryoha, bigabanya stress y'ubuzima, bigabanya indwara. Turaje tubibona mu Migani 15 umurongo wa 13. Aravuga ngo umutima unezerewe ukesha hehe? Mu maso. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Kandi mu bintu Imana yakoze nayo yari yaranje, ntago nzi kuntu yabikoze. Umugore n'umugabo binjiranyemo, ntacyo wakora ngo batandukanye. Niyo batandukanye mwese murabizi, iyo batandukanye burundu gatandikaba, umwe akajya kuba muri Afrika yo hepfo, undi akajya kuba muri Korea. Mwabyumvise? Urakomeza ukajya umenya amakuru ye. Uvuga ati cya kigabo kindi yashatse, nawe ukavuga ati cya kigore yashatse. Uhora ugereranya, uhora ukurikirana amakuru ye. Kubera iki? Imana yari yarabafatanyije muri akaramata, mwinjiranyemo. Ni ukuvuga ngo wabishaka, waba umunyamwuka, nakunezeza uzanezerwa, nakubabaza nabwo uzabyumva. Nubwo waba urarana n'Imana mu ijuru, umubabaro w'umugabo wawe uzawumva, umubabaro w'umugore wawe uzawumva.
kereka iyo ugize ikirara cyane kidatekereza, gahora mu nzoga, ugahora mu busambanyi, ubwo wowe ugize ikirara cyane ariko wanze gukoresha ubwenge. Iyo wicaye gato uri wenyine utagiye kubitekereza biragaruka. Kubera iki? Akaramata n'akaramata n'umuntu mwinjiranyemo gutya. Niyo mpamvu iyo batandukanyije buri umwe agenda n'undi avirirana. Mbese ni nko gukeba hano. Ni ukuvuga ngo abantu bari barafatanye none urakebye, iki gihande kizagenda kivirirana n'iki gihande kizagenda kivirirana, tutitaye kuba bigizemo uruhare. Buri gihande kizavirirana kandi ahagiye azahora agereranya naho yahoze. None ikibabaje rero, muri biriya bihugu nyine bikora statistique, bikora imibare byo muri Amerika, yerekana ko iyo umuntu yavuye muri divorce ya mbere yatandukanye, iya kabiri yagiyemo biba byoroshye cyane. Bivuga ngo pourcentage zigenda zizamuka. Urushako rwa gatatu ruroroshye cyane gutatandukana, kuko ibintu byo gutandukana bana bimenyereye, nta nubwo bakiyatasha ku muntu. Urwa mbere gutandukana kwa mbere niko gutera ubwoba, ariko kwa kabiri niko kunywa amazi, kwa gatatu, kwa kane, iyo ni imibare y'ukuri. Muranyumva nshuti z'Imana? Ako nakaramata kawe kanezeza. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Hanyuma mu Migani 17:22 akuvuga ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza. Mwabyumvise? Uzi ko ushobora kubera umugore wawe umuti, ukabera umugabo wawe umuti, ukamurinda hypertension, ukamurinda hypertension yitwa mu Cyongereza high blood pressure, ukamurinda pressure. Haleluya. Ushobora gutera umunezero mwashakanye ukamurinda pressure, ukamurinda sukari, diabete, ukamurinda umutwe udakira, ukamurinda n'umugongo. Ntago muri bubyemere. Ariko umubabaro utavuwe, ibyo kwa muganga barabivuga, umubabaro utavuwe, kandi tujya tubibona no ku bantu babaye hano muri genocide. Umubabaro utavuwe ushobora gutoborera ahantu hariho hose. Umuntu ashobora kurwara umugongo atari amagufwa yasobanye, ari agahinda kahingutse mu mugongo. Yes, biri prouvé scientifiquement, ntago ari bihimbana. Dufite umuvandimwe umwe, mama we yarapfakaye muri genocide, yahuye nyine n'ingorane nyinshi nk'ize benshi bahuye nazo, hanyuma arwara igisebe ku kaguru. Mu nyumva nshuti z'Imana, uzi igituma ndimo gusaba kukunyumva no kugira ngo ubere umunezero wo mwashakanye. Uwo muvandimwe, uwo mubyeyi yarwaye igisebe ku kaguru, igisebe from nowhere kiraza, barakivura nta diabete, nta aba mu bihugu byo mu bazungu. Hanyuma bagiye kubona, bajya kubona ukwezi kwa kane kwagera, igisebe kigaturika. Ukwezi kwa kane agahinda kabyutse, imibabaro ibaye myinshi, igisebe kigaturika. Uko bigenda bigana kwa gatanu, kwa karindwi kigasa nk'icyoroshye. Ukwezi kwa kane kwagaruka undi mwana kikongera kigaturika. Umubabaro ni shitani gusa, mbuze uko ngwita. Umubabaro wahingukira ahantu hariho hose. Kandi umugore n'umugabo Imana yabahaye impano y'igitangaza ibitse muri bo, ko baba pati y'umunezero wo bashakanye, ko baba igice kinini kizana umunezero wo bashakanye. Muzi ko amarira yuzuye hanze, ibyo dutega amatwi kenshi muri za counseling ni imibabaro yo mu rushako, niyo myinshi. Uzi ko ushobora kurinda uwo mwashakanye ako gahinda n'uwo mubabaro. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda cyangwa kunanuka, kuma kwa magufa. Umutima ubabaye umuntu arisiga amavuta ntamufate. Muzi ko isi irimo itwigisha kwikunda, ngo ugomba kwikunda, ngo ntiwerekane umubabaro wawe. Umubabaro urahishika, ye baba we, urahinguka ukajya uhinguka hano, kandi ubwo wambaye wisize nako utagize, ariko ubikanga bigatobora. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Niwima rero mugenzi wawe ibimutera kumva akunzwe, imutera kumva aguwe neza, uzaba umwimye iby'ingenzi, ndetse n'umuha ibindi byinshi, ariko ntubyongeremo ibiryoshye, ibituma aryoherwa n'ubuzima, uzaba uhemutse. Umva mbabwire nshuti y'Imana, haleluya. Niwima mugenzi wawe bituma nezerwa, umutima ukagubwa neza, ukamuha ibindi byinshi, birenda kumera umuntu ntiwamwicishije inzara wamugaburiye, kandi ntarwaye pressure, nta kibazo afite, ariko iteka mugaburira ibiryo bitarimo umunyu. Uzi ko ibiryo bitarimo umunyu bigutera mu nkanyari, babibishye. Rero guha mugenzi wawe, icyo tugiyeho ngana ku musozo, guha mugenzi wawe ibifasha umubiri, amafaranga n'ibindi, ariko biriho incyuro, bitariho ikimunezeza, bimeze kugaburira umuntu ibiryo bitagira umunyu. Nta nzara yamwishe, nta bwacyo azarwara, ariko ntazakumbura ibyo biryo, azarya ataryohewe. Umuzi inyama kuntu ziryoha, namwe murazikunda? Muzi iyo zitarimo umunyu yoberwa niba ari inyama, ukayoberwa ibyo ari byo, ukayoberwa ibyo ari byo. Kwima uwo mwashakanye ikimunezeza,
bimeze nko kumushyira ku kiza. Hari indwara umuntu arwara bakamubuza kurya umunyu, muri make ni ukumugenje. Ushobora no kumusanga batari kose uyu mugore yabaye iki, ko afite inzu, afite ahataha, ko inka zihari, amata yuzuye, ariko uyu mugore yabaye iki? Yabaye iki? Yabuze icy'ingenzi, yabuze umunezero. Inzira hari, inka zirakamwa, abana bariga, ariko yabuze iki? Umunezero. Urimo mu ibiryo bitagira umunyu. Imana itugirira ubuntu. Rero iyo nita ko twashakanye, nkita ku by'inyuma gusa, ni naho ngiye ku mubiri, niho ingo nyinshi zigarukira. Umuntu akaba yumva byakoretse. Joro no kumaza ati kuriya mugore yabuze iki? Ko muhahira, ko mwambika, ko ntanzara iri mu rugo, yabuze iki? Muri make uba witaye ku gice kimwe. Ingo nyinshi rero zita ku by'umubiri ukenera, guhahira urugo, kwishyura amashuri y'abana, niba bakodesha inzu bakayishyura. Ubwo abo kandi nabo nabagerageza, kuko hariho n'abandi basiganira izo nshingano bakamera nk'abahimana. Gushyigikira rero urugo rwawe mu buryo bw'umutungo ntabwo ari imbabazi ubagiriye, ahubwo ni inshingano yawe. Kera abagabo nibo batungaga ingo bonyine, ariko uyu munsi abagore barakora, baracuruza. Rero kuzana ubutunzi mu rugo rwanjye ni inshingano yanjye, ni inshingano yawe. Ntabwo ari amahirwe ubahaye, ahubwo birakureba. Ndetse iyo uri umukristo ntubikore, kiba ari icyaha rwose mu maso y'Imana. Muribuka ko Imana yavuze kuba kuri w'amatorero n'abepiskopi abatazi kwita ku ngo zabo ntibakwiriye kuba abantu bayobora mu rusengero. Abatita ku ngo zabo ntibakwiriye kuba abantu bayobora mu rusengero. Ni ukuvuga ngo gihinduka ikibazo. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Kwita ku mubiri aho kuba ibyo kwambara, gusa neza k'uwo mwashakanye ni inshingano zawe. Ntabwo rero bikwiriye abari muri Kristo aho ubona ubusumbane bukabije mu mibereho y'umugore n'umugabo. Sinzi niba mwebwe mujya mubibona cyangwa niba inanga bihaba. Ubusumbane bukabije aho umugore n'umugabo bashobora kugendana, ukagira ngo umwe ni umukozi wundi. Hari umuntu unyumvise? Ino ntabihaba. Muri abantu beza, ushobora kuba bitahaba. Ubusumbane bukabije mu buryo dusa inyuma, uko tugaragara, aho umugore n'umugabo bashobora kugendana. Nako mwe kubanza mutanagendana, umwanya bari inyuma ndari imbere, ndabaneguye izuba riva. Hari umuntu wamenye ko nabaneguye? Noneho wabareba ukajya ugira ngo umwe ni umukozi wo mu rugo wundi. Umugore yambaye igiteye cyiza, niba ari we nyir'amafaranga. Erega ubu ibintu byarahindutse, ntabwo abagabo bakigira amafaranga bonyine, abagore basigaye bayagira we. None rero wibeshye ukaba warayamwimye nk'igihe kirekire, bwacyo akaba ari ugira menshi, arakwishyura. Abagore kubw'imbabazi z'Imana, Imana yagwaye umugisha kugira akaboko keza ko gucuruza mu isoko, ukagira amafaranga menshi kurusha umugabo, kandi ari n'umukozi wa leta. Zana mu rugo. Hanyuma rero umugabo niba ari ufite menshi nawe nazane mu rugo. Ntibikwiriye bari muri Kristo Yesu ubwo busumbane bukabije. Mu mijyi ho, ndabwira bari muri Kristo Yesu, mu mijyi usanga umugabo agura telefone nshyashya. Namwe muri mu mijyi nabibonye, agura telefone nshyashya, yamara gusaza akayigira gute? Akayihandi. Agafata ishya. None abigiye imbere mu bushobozi akagura imodoka nshya. Imodoka yamara gusaza akayihande madamu. Ubwo abo nabagerageza, kandi natwe abagore turabinezererwa tukumva n'ibyo. Agafata ishya. Mbese ibishya byose bibereye nde? Umugabo. Abari muri Kristo Yesu ntibagenza batyo. Ndimo ndivuganira n'abari muri Kristo Yesu ntibagenza batyo. Iyo Imana yaguteye iteka ukagira ubushobozi, uriha, ariko nawe ukamuha. Ariko uzi kuba ufite telefoni, muzi ko telefoni zisigaye zihenda cyane, igeze muri miliyoni. Umugore afite telefoni y'ibihumbi 20. Sawe nugira n'isoni, kandi uwo ufite ya miliyoni, wenda ufite 100,000 byakumvikana, uri bosi, ujya mu bandi bagabo, hari ukuntu bigomba gusa neza. Ariko se koko ntibikwiriye abari muri Kristo Yesu. Reka nsubiremo kano kantu nsoza, dore ko umwanya nawe umaze. Ntibikwiriye abari muri Kristo Yesu aho tubabonaho ubusumbane bukabije mu mibereho y'umugore n'umugabo. Ntibikwiriye abari muri Kristo Yesu. Uribuka ko uwo muntu ari umubiri umwe nawe, kumugirira neza nawe ni ishema ryawe. Kandi kera abantu nyabantu, umuntu wawe yabaga asa neza nawe byabaga ari ishema ryawe. Siko mu bantu bafite umutima umuzima siko bimera? Iyo asa neza nawe riba ari ishema ryawe, kuko niwe wabigizemo uruhari. Imana itugirira ubuntu.
amen. Haleluya, haleluya. Urukundo rero rw'abashakanye kugira ngo rugere ku ntego Imana yageneye abashakanye nuko ruba urukundo ruri sacrifice, urukundo rwitanga, ruhora rushyira imbere uwo mwashakanye. Simubabazi ni iki nakora kugira ngo anezerwe, kugira ngo arusheho kwigira imbere. Ijambo ry'Imana yatubwira mu Baroma 15:2 ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Nasanze iri jambo nubwo rireba abari muri Kristo Yesu bose, ariko ribereye abashakanye kurutaho. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi kandi amukomeze. Imana ishimwe cyane. Icyo ukorera mugenzi wawe cyose gikwiriye kuba motivation cyangwa ikigisunika ari urukundo. Numutekerezaho ukavuga uti biramubabaza, biramunezeza, muzahinduka urugo ruryoshye. Mwami Yesu abaho umugisha. Murakoze kuntega amatwi.